Yes guys, nonge kukwifuriza igitondo cyiza n'umunsi mwiza aho uri hose. Ndakwifuriza amahoro y'Imana ndetse n'umugisha utanga n'Uwiteka ube kuri wowe n'umuryango wawe. Yes, ndaguha ikaze rero kuri The Truth Inside. Nkwibutsa yuko ari wa musore wanyu ariwe Bahati Chris nk'ibisanzwe. Wowe utarakora subscribe ukande ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubasha kwakira cyangwa se kwita ubona inkuru yacu cyangwa se imwe muri showbiz tuba tukuzaniye umunsi kundi nkuko murabikubwira. Iyi channel rero ni channel y'umwimerere ikugezaho amakuru ewana y'umwimerere, amakuru ukeneye kumenya umwanya kundi cyangwa se umunota kundi. Yes, ndaguha ikaze rero, ndaguha ikaze wowe urimo kuwaneza amatwi wamaye umwanya wawe ukanega amatwi kuva ikiganiro gitangira ndetse kugera aho kiri burangirire. No kukubwira ati rero nta kintu nshaka kukubwira no kugezaho imwe mu nzu zihenze cyane muri Afrika ndetse no kujya ku mugabane w'i Burayi. Na yindi nzu rero nshaka kukubwira ni inzu ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame Excellence. Ni inzu ihenze cyane, ni inzu irinzwe kuruta uko cyangwa se kuruta uko ushaka kuba wabitekereza. Iyi nzu ni inzu irinzwe n'abajepe benshi cyane, dore ko uko bukeye nuko bwije baba barimo gucaracara hirya no hino ngo barebe nimba umutekano usesuye cyangwa se umutekano ari wose, dore ko ari inzu mbere yuko uyegera ushaka kugira ngo winjire cyangwa nimba uri umutumirwa hari icyo ushaka, hari wo waguhamagaye kugira ngo ujye kureba, barabanza bakwegerera ukiri kure mbere yuko uyigeraho. Ni inzu udashobora kuhita uvuga ati wisupfa kufotora gutyo uko wiboneye ngo ufashe ifoto uragiye. Ni inzu ifite akayabo cyangwa se yubatswe n'amafaranga menshi cyane, amafaranga miliyoni 20 z'amadolari y'amanyamerika. Ubwo no kuvuga ko ni mu mafaranga y'amanyarwanda ni miliyari imwe guys. Iyi nzu yubatswe n'abantu bagiye batandukanye, dore ko iyi nzu abayubakaga, kampani yayubakaga yageza ku cyiciro kimwe bahitaga bazana iyindi kampani, abandi bageza ahandi bakazana iyindi etape. No kuvuga ati iyi nzu yagiye yubakwa n'abantu bagiye batandukanye, harimo Abaturuki, harimo Abahinde, harimo Abataliyani, mbese ni amakampani agiye atandukanye guys. Iyi nzu rero uko uyibona kuri video imbere, urabona ko ifite umwimerere w'ubwiza busesuye, ubwiza ushaka kuvuga nago bino bintu bibaho. Ni inzu ifite amabara meza, ni inzu ifite design nziza, ni inzu ifite buri kinyo, mbese icyo nakubwira buri kimwe cyose kirimo kirahenze. Ni inzu ubona yuko kabisa nawe ubashe kuba ari yawe, wavuga ko kabisa wubatse. Iyi nzu ya Perezida nyakubahwa Paul Kagame, dore ko abantu benshi ko batayizi, abantu benshi ntago bayizi, niyo mpamvu nkubwiye ati ndashaka kugira ngo ngugezeho amwe mu makuru cyangwa se icyo utaruzi ngo ubashe kukimenya. Iyi nzu yubatswe n'abantu benshi batabizi, ntabwo abantu benshi bari babizi. Iyi nzu yagiye yubakwa buhoro ariko amakuru atugeraho cyangwa se amakuru nagucukumburiye, ni inzu ya nyakubahwa Paul Kagame. Ni inzu yubatswe muri bwihishwa, dore ko ari inzu nawe iyo urebye uburinzi ifite uhita wibwira nyirayo ninde, ese nyirayo ni muntu ki. Ariko none inkuru nge nakubwira cyangwa se kumara amatsiko, iyi nzu ni ya nyakubahwa Paul Kagame. Iyi nzu irahenze guys, ni inzu irimo buri kimwe cyose, kuvuga ngo ati icyo washaka cyose ugisangamo ndani. Ni inzu ifite salon ndetse n'ibyumba byinshi cyane, ni inzu ifite intebe zigiye zitandukanye, ni inzu ifite uburemere, mbese wakundi uvuga ngo ati iyi nzu yubatswe gute cyangwa se iyi nzu byifashe gute. Iyi nzu batangira kuyubaka abantu bakekaga ko ari umuntu usanzwe, ariko aho imaze kurangirira umutekano wahise ujya kuri iyo nzu, abantu bahise batangira kugira urwikeko cyangwa se gushidikanya, gutangira kwibaza ni inzu yande irindwa n'abajepe bangana kuriya. Kuvuga ati amanywa na nijoro haba hariho abajepe bakomeye, babajepe barwanira hasi no hejuru.
ni inzu ubona buri kanya ubona imodoka za gisirikare zirirwa zicyaracyara ku ruhande kuko ifite umutekano ukomeye guys, ifite umutekano ukomeye kuruta uko wowe ushobora kuba wabitekereza muri kano kanya. Je nzaza nkucukumburira amakuru utari usanzwe uzi ubukeneye kugira ngo uhite umenya muri ako kanya. Nk'ino nzu abantu benshi nago bazi ko iyi nzu iri mu Rwanda, yubatswe mu Rwanda, ariko iyi nzu guys nirwihishwa, ariko narakubwiye ati amakuru kuva mu butaka, nzaza nkucukumburira amakuru kuva hasi kugera hejuru. Niyo mpamvu mubwiye ati rero wowe ujye uba uri online cyangwa se uriho buri kanya, kuko amakuru nzaza nkuzanira nta handi uzazuyita uyasanga. Nta makuru akakwanya cyangwa se amakuru bavuzeho nkasanga ntago ariyo, nzaza mpita nkubwira uburyo bimeze ko ayo makuru ari fake cyangwa ari fake news, kuko ngiye nicyo mbere yo kugira ngo nkumare impaka ndetse nanakumara agahinda, nkushire muri wa mwanya wo kumva yuko ibirimo biravugwa ari byo by'ukuri, amakuru nyakuri. Niyo mpamvu rero mfashe umwanya nk'uyu nguyu mpita mvuga ati reka ngugezeho bimwe mu utaruzi, bimwe mu nzu utaruzi zirinzwe cyangwa se zikomeye, zanaguzwe zanubakishwa amafaranga menshi cyane. Nakubwiraga rero wari uri kumwe nanjye Bahati Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside. Nkubwira ati rero wowe ujye ukora subscribe nimba utarakora subscribe, ndetse wibuke kugira iki gutera comment no guhereza inshuti zawe, gukora shares ku inshuti zawe aho uri hose. Guys rero nakubwira ati ndacyari kumwe nawe, naho nari najya ni mukanya gato. Bye bye.